uri kwiyangiza utabizi. Nta muntu uri kubikora, nta sisitemu iri kubikora, nta n'inshuti iri kubikora, ni wowe ubwawe. Buri munsi wifuza ko ushaka gutsinda, ariko buri munsi wemera distraction, wemera gusubika, wemera comfort. Uzi ikibazo cyawe, nturi gutsindwa n'ubuzima, uri gutsindwa n'ibyo wihanganira. Iyo uvuze ati ndabikora ejo, iyo si planning, ni self sabotage. Iyo uvuze uti siniteguye neza, iyo si preparation, ni fear yambaye mask ya logic. Weakness yawe ntabwo isakuza, ikuvugisha mu ijwi rituje, ikaguha impamvu zumvikana, ikakujyana mu comfort gahoro 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 gahoro. Uri kuvuga ko ushaka discipline, ariko ntushaka discomfort. Uri kuvuga ko ushaka resulta, ariko ntushaka sacrifice. Nturi victim, uri mu ntambara yo mu mutwe, kandi buri munsi hari uwutsinda, wowe cyangwa se excuse zawe. Iyo udahinduye ibyo wemera, future yawe izahinduka uko excuse zawe zishaka. Uri kwiyangiza utabizi, si ukubera ko uri weak, ariko ni ukubera ko wemera kuba comfortable. Mentor ntabwo ari ukurwana n'abandi, ni ukurwana na version yawe ishaka kubaho byoroshye. Either you control your habits, or your habits control your life. Hitamo today.